Imana nziza, Mana Data wa twese, turagushimiye ko waturemye ukadushyira ku isi mwami kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Umaze kuturema ngo tube ku isi uradutoranya kugira ngo dukore umurimo wawe. Ibyo turabigushimiye Mana. Kandi turagushimiye ko waduhuje kugira ngo dukorane uyu murimo. Mwami mwiza ubiherwe icyubahiro. Ibyo tugiye kuvuga rero hari benshi bazabyumva, hari abo bizagirira umumaro, akwinjiza kugira ngo bari utuyobora mu magambo mu byo tuvuga, kandi mwami mwiza birusheho kuba ibyo kwagura ubwami bwawe atari ubwacu. Icyubahiro kibi cyawe bane natwe muri byose, yaba twebwe ndetse n'ibikoresho dukoresha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabasuhuje, ni Papi Clever na Dorcas. Twari tumaze igihe tutaza ngo tuganire cyangwa se dukore ibiganiro. Benshi bakabitwishyuza, ariko turashima Imana ko noneho idushoboje aka kanya tukaba tugiye kubaganira nk'uko twabibasezeranije. Yego, nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni ibyo ngibyo gusa. Yego. Ni Dorcas rero, nanjye Papi Clever, tukaba tubasuhuje tugiye kubana muri uyu mwanya, aho tugiye kuvuga, aho tugiye kubaganirira ku rugendo rwacu rwo kubana. Ni urugendo rurerure ariko turarutangirira mbere kugira ngo abantu bakunda kugira amatsiko y'urukundo rwacu cyangwa se background zacu zitandukanye babimenye. Ndabizi neza ko bizafasha benshi, sibyo Dorka? Bizabafasha cyane ko birimo ubutumwa bwiza, birimo n'isomo ryiza ku mukristo wakwigiraho. Ikindi kandi baranabidusabye, ndatekereza ko ari ingenzi. Okay, so turatangiye sasa. Okay, akoze nyiri umwana hagati y'imyaka 15 na 18. Yego, nari umwana ariko mukuru uzi ubwenge. Ibyo gukundana twarabyumvaga, ariko twumva ko ari ibintu bitatureba, bitewe n'uko twabaga twarigishijwe, twararezwe, twarakuze, twarabyumvaga babivuga, ariko twumva ko ari ibintu by'abantu bakuru bacu batari twebwe. Ukumva ko kubijyamo ari icyaha. Ni ibintu twari tuzi nk'ihame ko gukundana ari icyaha ku myaka 15 kugeza kuri 18. Nyine muri icyo gihe twumvaga ko twebwe gukundana ari icyaha. Nkiri umwana hagati y'imyaka 15 na 18, batubwiraga ko ni icyaha kiziririzwa gukundana. Urumva hejuru y'iyo myaka umuntu aba amaze kuba mukuru bihagije. Bya bindi byose bamubwiraga kumva ko ari icyaha, amaze gusobanukirwa ibyo ari byo. Kandi aba amaze kuba mukuru ku buryo abazi ngo ndakundana bimarira iki, bisobanuye iki, cyangwa se ndakundana bingeze kuki. Umenya gute se igihe cyo gukundana? Umuntu iyo amaze kugira imyaka mikuru, iyo umaze gukura ubuze ubwenge, sibyo? Ubuze ubwenge, uba waramenye abakuru uko byagenze, uba waramenye umuntu. Ubwenge gute? Nyine gerageza kudusobanurira, kuko dufate hari imyaka bafatiraho wenda y'ubukure, bakavuga ngo imyaka 18. Hari n'imyaka yo gushaka 21, sibyo? Noneho nyine ubimenya gute nyine ko ubyumva ute wowe iyo ugeze muri icyo kigero?
ni ukuvuga ngo ngewe uko mbyumva impamvu bavuga ko umuntu ufite imyaka 18 kuzamura aba ari umuntu mukuru ni uko baba bazi yuko aba ageze aho asobanukiwe ibintu byinshi azi neza ibintu ibyo ari byo kuko urumva niba munsi y'imyaka 18 baratwigishaga bakatubwira ngo ni icyaha kandi tukaba tuzi ngo ni icyaha hejuru y'imyaka 18 bo tukaba tubona ko babikora kandi batari icyaha iyo umaze kugira iyo myaka rero ubuzi yuko atari icyaha kandi ubibona ko atari icyaha aho ngaho harimo ikibazo kibuze gukomera cyane ko imyaka y'ubukure wayujuje ariko nturagera imyaka yo gushaka ni iki gituma ujya gukundana kandi utari bujye gushaka biterwa n'amahitamo y'umuntu kubera yuko ntabwo abantu bakundana ngo mu gitondo bashakanye mushobora gukundana umwaka mugakundana imyaka 2 mukigana mukamenyana mupfa kuba mwakundanye gusa mufite intego donc icyo usobanura ni uko uba ugeze hejuru ku myaka 18 uba ugeze mu gihe cyo gutegura urushako bitewe nuko waba bitewe na plan yawe kuko ntabwo ari buri muntu wese kuri iyo myaka aba yumva yitegura gushaka hari n'uvuga ngo ntabwo bikunda kumva ko azashaka akiri umwana kandi kuko biba binumvikana ko imyaka 18 n'ubundi aba ari imyaka mikeya so hari n'umva ko wenda azabitangira muri 25 bitewe na gahunda afite bitewe n'ibyo arimo bitewe na papasi rero ku myaka ubundi 18 ubifite muri gahunda wabitegura ntago ubwo uri muri abo ngabo bahita bumva bagifite imyaka mikeya bagifite izindi gahunda niko wari umeze nawe yego kuko nyine umuntu aba akiri mu bindi bintu byinshi 18 utarangiza kwiga uba ugifite gukomeza kwiga ugihuze mu bindi bintu byawe bitari ibyo gukundana cyangwa se gushaka ntabwo nabitekerezaga cyane ko numvaga ko ngewe ngomba gukundana nuko ariko ngiye gushaka amahame nagenderagaho nyine ni amahame yanjye kumva ko umuntu tugomba gukundana aba agomba kuba afite ibyo yujuje bijyanye n'ibyo ngewe nifuza niryo hame nari mfite agomba kuba afite ibyo yujuje bijyanye n'ibyo ngewe nifuza nyine urabitubwira for example ngewe nari ntangira kumva ko noneho ngiye gushaka cyambere naravuga ngo umugore wanjye nzashaka agomba kuba ari umukristo tugomba kuba duhuje kwizera sibyo ikindi agomba kuba dushobora guhuza tuvuge wenda haba hari ibijyanye n'amadisipurine ya church sibyo mbarizwamo n'ibiki byose noneho nkavuga niba wenda yaba atari uwo mu itorero mbarizwamo ariko azarizamo uyu muntu tuzaba dushobora kubihurizaho ku buryo ari ready yo kubikora noneho ikindi naratekerezaga ngo ukuntu agomba kuba ameze agomba kuba ari mwiza asa nk'uko Dorcas asa gutya mureba noneho agomba kuba ibyo ngibyo wenda sinajya mu bitekerezo byo kuvuga ngo ni inzobe cyangwa igikara byo ntabwo iby'uruhu nabirebagaho ariko naravuga ngo bibaye byiza akaba yitonda sibyo akaba yitonda nyine mbese tubasha gukominikana ikindi umuntu atarakazwa n'ubusa mbese utuntu twinshi cyane wumva najyaga ngenderaho sibyo ugendeye kuri ibyo ngibyo wowe amahame yawe yari ayahe njyewe rero amahame yanjye ntabwo ari menshi cyane nk'ayo yawe kuko njyewe nizeraga yuko uko byagenda kose azaba avuye mu kiganza cy'Imana so icya mbere nakwita ko ari ihame ni kimwe n'icyo wavuze ni umuntu duhuje kwizera
umuntu duhuje kwizera nyine tubyumva kimwe. So ikindi nyine akaba ari umuntu umpaye amahoro. Umuntu umpaye amahoro ni ukuvuga umuntu udafite amahane, kuko njye niba hariho abantu ntinya umuntu ugira amahane menshi. Niba ari uko nyagira nakuvuga ngo still nyine n'ubundi ibi ngibi turi kuvuga ni byo mu kanya tugiye guhuza na reality, sibyo? Ngo before mbere y'ibyo ngibyo twaratekerezaga, sibyo? Donc uri muri plan yo kugira ngo uzashake, noneho turaza kubihuza neza, noneho no kubyinjiramo neza no kubibamo. Shaba happy pe. Niba ari uko ubwo buzima ntari narabwigeze bw'amafaranga menshi, numvaga umuntu adafite amafaranga menshi yabaho. Numvaga umuntu adafite amafaranga menshi yabaho kandi akabaho neza atekanye, atuje, nta kibazo afite. Ibintu by'amafaranga ntabwo nigeze mbitekerezaho. Ni iki wigeze urebaho se kuri ibyo? Ku bijyanye n'amafaranga? Wenda nyine amafaranga uvuze ko utayigize uyareba, ariko ni igiki se basi wigeze wumva ushaka kugenderaho? Ibyo nagenderagaho ni ibyo twavuze nyine haruguru, by'amahame y'umuntu, ukumva ko umuntu ushaka ari uwo muhoje kwizera, umuntu ushaka ari uguhaye amahoro, utuje nk'uko wumva umutima wawe bishaka. Ni ibyo byonyine nagenderagaho. Naho ibyo kuvuga ngo umuntu atunze, mfite ubutunzi bumeze bute, abashije iki, sinzi impamvu, ntabwo nabitindagaho. Narabuhoranaga igihe cyose, kuva guhera ntekereje ko ibyo bintu bishobora kuba, numvaga mbifitiye ubwoba, kubera ko ni ubuzima bushyashya umuntu aba agiye kwinjiramo butandukanye n'ubwo yari arimo. Ukareba ukavuga ati nivana hano numva nimereye neza, nkajya ahantu nkabura amahoro, cyangwa se nkajya guhangayika, nkajya kubaho nabi, ukabihorana mu mutima wumva udatekanye, bikagutera imbaraga rero zo guhozaho isengesho ritavaho, ugahora ubisengera igihe cyose, kubera ko nyine biba ari ibintu biteye ubwoba ku muntu wese utarashaka kuba wumva ubwo buzima, kubwinjiramo, kubana n'umuntu mutavukana, mutareranwe, mutakuranye, ukumva kujya kubana nawe mu nzu, mukubaka umuryango, ugatekereza muzahuza, bizagenda gute. Ni ibintu biba biteye ubwoba. Ni ukwihangana. Wumvaga uzihangana cyane rwose. Numvaga nzihangana, ngasenga Imana, nkabaho uko Imana ibishaka, kubera ko ntago nyine Imana yangiriye neza, yaramfashije, kuko narabihangayikiye, ndanabisengera cyane, kuko numvaga kugira urushako rubi ari bwo buzima bwa mbere bubaho bubi cyane umuntu ashobora kuba yagira mu buzima, ukarinda uva ku isi utagize ibyishimo. Rero numvaga nyine nakwihangana, ngasenga Imana ikangirira neza, ko numvaga ntazabona umutima wo kubibamo. Byari icyaha. Byari icyaha, kubera yuko ahantu hose nagiye mba nabaga mu murimo w'Imana. Ukajya kumva ngo umuntu ari bunsohokane, nkavuga ni araza kunsohokana, si ubwo niduhura se n'umuntu turirimbana, niduhura se n'umuntu dusengana. Ntago byari icyaha, byari icyaha. Ariko noneho gusura nabyo bikaba icyaha kirenze, kubera yuko gusura famiye mu rugo nta kintu bitwaye. Ariko abasore benshi nyine bageze muri icyo gihe usanga baba ukuntu ababa mu rugo baba ari bakeya, mu tugeto, yakubwira ngo umusure nyine akaba ushaka ko ujya kumusura iwe apana iwabo. Wapi kabisa.
habe na gato. Okay. Niyo twaba turirimba nayo twaba dusenga waba uri perezida waba urinde nta muntu n'umwe nigeze na rimwe ngereriwe. Nta musore nigeze ngereriwe narinze nshaka. Bantu rero bantu badukurikiye Dorcas yari yaranze kugera ahantu nabaga ntabwo nari kwagera nigeze ntabwo nari kwagera habe na rimwe. Hari umunsi nari narwaye urabyibuka hari umunsi nari ndwaye uragenda ujya kungurira imbuto neza urazizana ndwaye ubizi neza urazizana wanga kugera mu rugo mpaka ngo nohereze ngo umwana aze kuzireba. Rwose wagomba kumwohereza akazi kazifata nkakomeza nkagenda kuko ntabwo nari kugera iwabo kuko nari mbizi ko utaba iwanyu uba muri geto. Nta kintu cyari kiri bunzane kugusura ntago numvaga ko kuza kugusura muri iyo geto ntago ndi muganga ngo nkuzaniye umuti ntago nje kukomore ntago cyari nta kintu na kimwe cyari kuba kinzanye. Umunsi wahageze wari uje gupima amarido cyane ndabyibuka. Nari nzanye n'umuntu nari nzanye n'umuntu nyine uri ucuruza amarido twarazanye nazanye nawe Rida tuje gupima amarido nyine ngo tugire wari umunsi wa mbere makandagiye nuko nyine byari bimeze. Ntabwo rero narabitinyaga cyane. None se wa munsi dusohokana ariko ntabwo ari gusohokana twari dutahanye sibyo twari tuvuye mu bukwe bw'umushuti then tunyura ahantu wumvaga gute twicaye muri ya resitora nangiye kuyivuga nangiye kuyamamaza ariko twari twicaye ahandi muri ya resitora nyine dufataga fanta and then turaganira. Wumvaga gute wumvaga umurokore nakubona biri bugende ahubwo se wowe twari turi kumwe wabonaga ameze gute? Baba bikubajije kugira ngo unsangize ukuntu wiyumvaga buriya. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuko icya mbere nyine twaragiye turicara ariko ntabwo ari nk'uko abantu baba basohotse pe mu by'ukuri sibyo. Ni hahandi ushaka sitori ukayibura aho uzagiye ukazana mbese ukaganiriza umuntu ari kubona wapa adahari. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Wumvaga gute nk'umuntu akubonye nyine nk'uko wabitinyaga nyine uti umurokore wenda mbonye kuko kiriya gihe n'ubundi twari tumaze kugira ahantu tugera. Wibuke ko twari turimo gupanga guprezanta rero byo nyine ntabwo numvaga mfite ubwoba cyane ko bari bumbone ariko ntabwo byari ibintu byoroshye kumva ngo nicaye ngo ahantu runaka ngo ndi kumwe nyine ntabwo buba ari ubuzima bworoshye. Ubu umuntu aba afite ubwoba ariko nyine biba ari ibintu utamenyereye pe kwibaza ibyo ari byo. Ukuntu numvaga nakwiga ku muntu ushobora gushaka birakomeye cyane ariko icya mbere hari ukumureba nyine nkareba niba nyine mukunze. Hari abantu bakunda kuvuga ngo nanjye gukoresha ijambo hari abantu bakunda kuvuga urukundo nyine nta maso rugira. Hari ukuntu uba ukibona umuntu gutya tukabona uramukunze nta kindi kintu mbere y'uko unagendera ku bindi byose kureba umuntu gutya ukabona uramukunze. Hanyuma ikindi nkareba ese arakijijwe nabyo kandi ntabwo ari ibintu uhita upima ako kanya ngo uhite ubona ko umuntu akijijwe hari n'uko umuzi ariko nabwo ntumenye ngo arakijijwe. Byasabaga cya mbere kubisengera noneho no kumenya nyine uwo muntu ukamenya cyane ku bijyanye wenda n'imico ye ubuzima se bwo mu mwuka mbese muri ubwo buryo nyine
noneho warangiza ukareba niba ari umuntu mushobora kubana neza, mukaba mushobora guhuza, kuko burya ni ibintu nabyo umuntu nyine aba atakwirengagiza. Kuba umuntu mushobora kuba wamureba ukamushima gusa ntibivuze ko mwahuza, yaba mindset, sibyo? Mbese atekereza gute, njyewe ntekereza gute, mbese ukumva uri kubyumva neza. So niko rero navuga ngo nakoreshaga niga ku muntu, navuga ngo twaba ba fiance. Nta bwoba najyaga ngira bwo kumva ko nakomereka muri relationship, kubera ku mpamvu zikurikira. Njyewe nizeraga ko ninshaka nzaba ndi mu murongo w'iby'Imana yambwiye, ngo nzaguha umugore mwiza, sibyo? So rero kuba nakundana n'umuntu tukaba twa breaking, bikaba byarangira, numvaga atari ibintu byankomeretsa, ariko byumva, kubera ko ubwo ngubwo ndizera ko icyo Imana ishatse, ibyo Imana igambiriye, ari uwo muntu atarari mu nzira y'umugambi w'Imana. Numvaga rero atari ibintu byambabaza, kubera ko uwo muntu atari we nyine Imana yangeneye. Igihe cyose naba nemeye ko dukundana, tugakundana bigapfa, byambabaza pe. Byambabaza. Watakaje umwanya. Kuko mba nataye umwanya wanjye, ujya gukundana n'umuntu wamuhaye icyizere, wasetinze ibintu byinshi, hari ukundi kuntu mwanaganiriye, hari ukundi kuntu wamwize, mujya gukundana ibyo byose wabirebye. Iyo rero bipfuye, ureba ibintu byose watakaje, umwanya wawe watakaje, kumutekerezaho n'iki, ibintu byinshi nyine numvaga nyine birababaza. Urugo nifuzaga rwari urugo rw'amahoro, rw'umutuzo, urugo rwuzuyemo urukundo n'ubugwaneza. Amen. Wowe? Nibyo kabisa. Nanjye nifuzaga urugo rurimo umutuzo, rurimo urukundo, rurimo amahoro, abantu bose bavuga neza, abantu bose bishimye. Ni rwo rugo nifuzaga.